ntago ndi buvuge nyinshi ariko hari filime bita Intare y'Ingore nta muntu. Iriya filime umuntu wese uzi filime nyarwanda, Uko natangiye mbikubwira nakuze ndeba filime za action, kuva ubwo rero kugeza ubu ngubu turi kuvugana, urebye mu Rwanda mbona basi azaba ari jyewe umwe uzamenyekanisha u Rwanda muri filime za action. ni byiza cyane. Ndumva ugiye kutuzanira agashya muri filime nyarwanda. Ese hari umushinga mwaba mufite ujyanye na filime mushyashya wenda muri gutegura mushobora kugeza ku bantu? Tayari babe tayari, umuntu uri buze kumva iyi channel akore subscribe tutaratangira kubishyira kugira ngo yitegure kureba iyo filime. Biri mu nzira, biri gutegurwa. Guhaye ikaze wowe ukurikiranye Lioness All Talent cyangwa se Lata, wowe uri mu majyaruguru, mu majyepfo, uburengerazuba, iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe intara ya kane ariyo ya diaspora. Twongeye kugaruka rero kuri za mpano zacu, za mpano dushaka kujya ducisha kuri uyu muyoboro wacu kugira ngo zibashe kugaragara ndetse zibashe no kuzamuka. Uyu munsi twakiriye umunyempano, nanone agiye kutwibwira, atubwire n'impano ye ndetse atubwire n'uburyo abikoramo. Tuguhaye ikaze kuri Lioness All Talent. Murakoze cyane, twishimiye kugera ku iyi channel yanyu Lioness All Talent nk'uko mubitubwiye. Amazina yanjye nitwa Asumani Nshimiyimana. Nkaba mfite impano yo gukina filime, kuzandika, kuzitoza, kubashaka kumenya kuzikina, sana ariko zikaba ari filime za action, ariko n'izitandukanye na action nazo turazitoza, tukanazandika, tukanazikina. Murakoze. Okay, urakoze cyane Asumani. Tugiriwe ubuntu bwo kwakira umuntu umuntu ufite impano mu gukina filime. Ese gukina filime ni ibintu watangiye nka ryari? Ni ibintu waba warafashe nk'amagurwa cyangwa wize, cyangwa ni impano gusa wiyumvamo ituma ubikora? Filime rero, uburyo bwo gukina filime nkeka ko kubyiga wabyiga ariko bikaba byari bisanzwe bikurimo, kubera ko nabyirutse nkura ndi umuntu ukunda kureba filime cyane. Rero hari umuntu ukunda kureba filime, hakaba hari undi muntu ukunda kureba ibintu by'umupira, uwo nguwo ubwo akurikira impano y'umupira. Rero nakuze ndeba filime kuko numvaga ngomba kuzaba umukinnyi wa filime. Ntago rero ari gusa nkomeje hejuru gato, n'ubundi nagiye kuri courses yabyo, nyine short courses yabyo, ntago bya kugira ngo niyungureho ubumenyi bw'inzozi nashakaga kutagatinga. Murakoze. Ni byiza cyane. Kugeza ubu ngubu hari filime waba warakinnyemo azagiye hanze cyangwa nibwo urimo kubikora? Urakoze. Narazikinnye ariko ntago nigeze nzishyira public. Gusa kuri channel hari channel ntavugiye ahangaha kubera ko ntarashaka kuzishyira public. Twarazikinnye kandi nziza, bazazibona anytime. Okay, ni byiza cyane. Hari zaba zaramamaye mu Rwanda tuzi kuno filime ziba zizwi cyane, waba waragizeho nk'uruhare mu kwandika, kuko watubwiye ko ushobora no kuzandika cyangwa se no kuziyobora mu mikinire yazo, uretse izo ngizo zawe utari washyira ahagaragara? Hari izindi wenda zamamaye waba waragizemo uruhare nko mu myandikire? Ntago ndi buvuge nyinshi ariko hari filime bita Intare y'Ingore nta muntu utayizi. Iyo ngiyo turayizi, ahubwo niyo ya mbere hari iyo filime n'igihe wayanditse. Wow. Iriya filime umuntu wese uzi filime nyarwanda, iyo filime nta muntu utayizi. Uko mbitekereza nta muntu utayizi. Ni byiza rero kuba twakiriye umuntu nkawe waba warayigizemo uruhare. Urumva ko ufite amateka nubwo utarayandika cyane nk'uko ubishaka, ariko turumva ko ari ibintu birebire ufite kuzakora. Ese mu bijyanye no kuyobora amafilime, nabyo waba waratangiye kubikora cyangwa uracyari gukina gusa ntabwo uratangira kuyobora?
directing ndayikora, ntabwo ngiye kwamamariza amacano nsanzwe mfasha, ariko ndayikora kandi cyane. Wenda urugero naba namamaje, naba namamaje ariko ndabikora. Urakoze. Murakoze namwe. Turibaza ni ukubera iki watangiye utubwira ko ukunda ngo filime z'ama-action z'ibikorwa, ni ukubera iki arizo wahisemo muri uru rugendo rwawe? Nk'uko natangiye mbikubwira, nakuze ndeba filime za action. Ntabwo nakunze kureba izi filime zimeze nka tiyatire. Kandi noneho no mu bwana bwanjye guhera ku myaka 8 natangiye kwiga self defense. Okay. Kuva ubwo rero kugeza ubu ngubu turi kuvugana, ibintu bigendanye na self defense nibyo byandanze cyane. Icya kabiri, narebye mu Rwanda mbona basi azaba ari jye umwe uzamenyekanisha u Rwanda muri filime za action. Wow. Kubera ko ntabwo tuzajya tureba abo hanze ngo tubone barakora ibyiza kandi natwe twabishobora. Niyo mpamvu nahisemo izo filime kuko ubushobozi bwazo burahari. Okay. Ni byiza cyane, ndumva ugiye kutuzanira agashya muri filime nyarwanda. Wa mugani ntago zikunda kuboneka za action. Courage cyane, urumva ko ufite byinshi byo gusangiza abanyarwanda. Ku bijyanye no kutoza abana cyangwa se abantu bashaka gukina filime, ibyo waba ubikora gute? Se hari team ufite aho mushobora kwitoreza? Ubikora mu buhe buryo? Kubera yuko wenda nabyita nk'aho ari urugendo rushya ngiye gutangiza ku byerekeranye na short courses ya entertainment muri filime za action. Ntago nonaha ndadesiza ngo nahangaha, nabyo tuzagaruka tubivuga. Ndatekereza ko nazagaruka tubivuga, ariko cyane cyane nge ndashaka, ntago nagira abo mpeza, ariko cyane cyane ndashaka ku abana b'abakobwa. Ahubwo tugize amahirwe, ndabona dufite intego zimwe, kuko natwe Lioness All Talent dushaka kujya tuzana tara zitandukanye nshyashya, ariko twibanda cyane ku gitsina gore. Urumva ko ahubwo duhuje intego. Ese hari umushinga mwaba mufite ujyanye na filime mushyashya wenda muri gutegura mushobora kugeza ku bantu? Turawufite, ahubwo abantu twatangiye bumva Lioness All Talent niho bigomba kujya bica ibyo bintu. Umushinga urahari kandi vuba. Nk'uko mukayamvuze ko nshaka abana b'abakobwa, ndashaka training yabo y'igihe gito, ku buryo niba ari filime action, ni filime irimo indwano zigiye zitandukanye, martial art. Ubwo nyine ku muntu wumva martial art abisobanukiye, ni indwano zigiye zitandukanye zirimo style zigiye zitandukanye. Nkagira ngo nibura u Rwanda ruzagaragara rwo rugukinisha filime zimeze gutya ari abana b'abakobwa bari kubikora. Wow, urumva ko twaba tugize ikintu cyiza kabisa. Ubwo bantu bategereze uwo mushinga. Ni umushinga uryoshye cyane, na introduction cyangwa se iyi mbanziriza mushinga abagejejeho, murumva ko ari nziza. Ni ibintu tudasanzwe tumenyereye muri filime nyarwanda, bifite umwihariko. Ubwo urumva ko ari ikintu cyiza, kandi ni impano nziza zigiye kugaragara muri filime nshyashya mu banyarwanda. Ubwo tugikomeje kuri uwo mushinga wawe, urumva ari umushinga uzaza mu gihe kirekire, tuwitege vuba cyangwa ni bugufi? Hari ibyo mwatangiye gukoraho? Urakoze. Ntago ari igihe kirekire, kubera ko ahubwo babe tayare. Umuntu uri buze kumva iyi channel akore subscribe tutaratangira kubishyira, kugira ngo yitegure kureba iyo filime. Biri mu nzira, biri gutegurwa. Biri gutegurwa. Ni byiza cyane. Nanashishikariza wenda abana b'abakobwa yumva yifitemo impano, si ngombwa imyaka runaka. Uwumva yifitemo impano yo kuba yakina filime zira action, ni karibu. Murakoze.
Okay, nta kibazo kuri Lioness All Talent bafite contact bashobora guhamagaraho kugira ngo tubageze kuri uyu umuntu uzabidufashamo abashaka gukina filime abumvamo iyo mpano rwose ni karibu cyane ni nacyo twaziye kugira ngo tubashe kugira impano nshyashya dushyira ku itara dushyira ahagaragara kandi zibe zagira icyo zimarira ba nyirazo. Dusoza gira icyo ubwira abakurikiye Lioness All Talent cyangwa se Lata kugira ngo babe tayari bakomeze gushishikariza n'abandi kwerekana impano zabo. Murakoze. Lioness All Talent mbere na mbere mubaye munywa akantu mwakigurira kuko ni channel nziza, ni channel ifite intumbero nziza. Nkurikiriza ntumbero nanjye ubwanjye mfite nacyo kintu cyatumye nerekeza ku channel yanyu kwako ariyo target namwe mushaka kurasaho. Ni channel ishaka kuzamura abana nyine cyangwa se n'abakuze fa kuba ufite All Talent ni byiza cyane hari ukuntu ubona ikintu ukabona nta kintu wakivugaho byose irabifi ni byose reka mbyite gutya. So ikindi navuga kuri channel yanyu ya Lioness All Talent n'abakozi bayo muri flexibility reka mbivuge gutyo. Ntabwo navuga byinshi flexible, ntabwo navuga byinshi bakore subscribe bazabyibonera buriya amagambo menshi ntago ari meza ahubwo ibikorwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe kuba mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo tuganire. Turizera ko izo mpano zigiye kugaragara muri filime kandi namwe mukabidufashamo nk'abantu mubimenyereye mugafasha bari abana bafite impano kugira ngo zizamuke kandi twabonye ko impano ishobora gutunga nyirayo ikaba yagira aho imuvana naho yamugeza. Ndabashimiye namwe rero kuba mwadukurikiranye. Nibe wumva hari uwo wasangiza byagirira akamaro kugira ngo yerekane impano ye umusangize ubutumwa ndetse unakore subscribe kugira ngo iyi channel yacu igere kuri benshi ibashe kuzamura impano zitandukanye. Tuzasubira gutaha n'impano nshyashya rero. Ciao, bye. Bye bye.